ngaho mbwire ngo 100 uzashakamo umugore ubyare abana ntago bikunda je bikunda ko bavugira kuri kamera ariko nawe ntago ari shyari nakubwiye ngo ntazibanya zidakomanya amahembe usibye n'ingo n'ishuti cyangwa abavandimwe hari utuntu mupfa ariko tugakemuka abantu b'ibyihebe bibirara babaho cyane ikirara n'ikihebe ninde ni wowe ngo ntago kuva nabaho pe nabanzi bizi abantu ntago uragira ukunda se ntago uragira umuntu ukunda mbese sinagukunze akashangiye ndeka biba bikubwiye niyo yabimbwa actually ngo aranyanga it's okay unyanga nanjye ndakwanga ntago nagukunda unyanga ngiye noneho kunyanga ariko bankunda nanjye ndabakunda ngiye noneho kunyanga mpita mfata rwango nkarukuba na infinitive benshi bagukunda ukuntu ari benshi mbarutisha abo bake banyanga kandi nta uratinyuka nta uragira ubwo butwari ngiye mbyita ubutwari ngo facing ambwiye ndakwanga. Salut, j'espère que vous allez bien et moi aussi ça va. Ndabaramukije abantu mwese muvuga ururimi rw'ikinyarwanda aho muherereye n'abarwumva harimo abarwumva batabasha kuvuga ariko bumva yego nabo turabasuhuje bakicara bakiyumvira sho sibyo nihanganishije abatameze neza ababuze ababo abategereje urubyaro Imana irubahe ababyeyi mutwite namwe Imana izabaruhura amahoro abantu abafite ubukene donc umuntu wese ubabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana imworohereze sibyo ababuza ababa Imana yomora inguma zo mu mitima yanyu. Njyewe meze neza ndashima Imana nta burwayi donc meze neza. Ni byiza cyane bwira abantu ahantu turi n'ibyo bahasanga. Turi Great Hotel iherereye mu Kiyovu. Ni hotel nziza ifite view nziza ifite igikoni cyiza ifite n'abakobwa beza bakwakira ifite abantu bakora service neza cyane byo kunywa bimeze bien n'ahantu heza ofete ibiciro byiza yego ubundi cyo ni cy'abantu bahakundira ku biciro byiza cyane ni heza n'ukuri biri affordable nabajije ejo bundi byumba byaho sinabise mbubwo ko ari make kubera ukuntu bisa ni byumba byiza bisa neza ariko ibiciro nyine bimeze neza kabisa yego ku biciro byiza cyane kuri Great Hotel abantu bahasohokere nimba ufite umukunzi muzane urye kuko yawaye mu ntara ukajya mwirirwa mwirushya mujya gushaka aho murara Great barabakira neza bafite ibyumba byiza bafite na kakantu dukunda we agaki kuko yawaye inkoko itekanya n'umuceri yego na pisine nziza iri hejuru cyane ni heza pe nimba utarajya mu etaje ngo nayogemo uzaze kuri Great World. Yes ni heza cyane tubararikiye kuhaza yego Queen Paccy urakoze cyane umeze gute meze neza n'amahoro masa bandi kukubona ku maruko wahinduye njye meze neza iminsi ndi kubahindurira njye bahindurira ni sawa mu minsi ishize bafana bakubajije ibibazo by'akasamutwe bamwe ubaha amakuru abandi urayabima ntago nayimanye hari igihe zayasubiza abo wayimye bihangane nta kundi ntago wavuga ibintu byose utimena inda I know biba ari byiza ariko nta mpamvu yo kuvuga ibintu byose reka rero noneho turebe uyu munsi tugiye gutembera Kigali sibyo ahantu muri Kigali ukunda kurusha ahandi tuvanyemo kuri Great Hotel bafite service nziza ahantu nkunda Kigali aho gusohokera oya aho ukunda tu kuba ndise kuba uri kuhareba kuhatekereza ukumva iyo bavuze Kigali uhita wumva he ugiye kunyima amakuru impamvu bicanze ndabajije aho gusohokera wowe umbwira aho ushaka ndihitiramo ego nkunda mpavuge se ntavuge nkunda ahantu ni Kimihurura yego ntabwo mpavuga izina ariko ntuhavuga ariko ubwo ni Kimihurura hari amaresitora menshi tu menshi meza y'abantu bari ni byiza cyane ubushize twavuze ku bantu ku bakobwa ku badamu b'inzobe uyu munsi ngiye kwibariza ku badamu b'igikara
umukobwa w'igikara ni icyo ubazi abakobwa b'ibikara ni iyihe karite yabo abakobwa b'ibikara karite baba ari beza nyine bwiza se ko n'inzobe ari beza ariko n'ubwiza bataburebwa bumenywa n'ubureba ngo nyine abakobwa b'urukara n'abafana bajye muri komenti batubwira siko nta bushakashatsi nakoze tugiye kubukora noneho turajya twibukiranya amakuru tubaze Google ariko oya ndabaza Paccy uyu munsi mana yanjye nta makuru mbafiteho gusa ikintu bahuriyeho naje gusanga benshi bahuriyeho bagira umutima mwiza yego ku bwibone kwijana ubwibone kwibona buretse ntabwo ikibazo kirarangira ubwibone ku bakobwa b'igikara kwijana buhagaze kangahe nka 20%. ku b'inzobe kangahe kwijana 80%. baranyica ntimunkubite niko mbyumva niko numva ntago ngewe mbihagazeho niko numva n'ubundi niko numva so hari icyo tuba tudakoze abaranga barabuze abaranga ngo barabuze kandi abahe babuze abaranga kera habaga abantu bita abaranga none ubu ngubu byahinduriwe amazina bitwa gute ubu ngubu harya bariya abakinnyi batanga pase zivamo ibitego bazita ngwiki ni abataka ni abadefanseri ni ibiki urumva babihinduriye amazina noneho no kubihindura amazina karita igenda itakara ubundi kera ubundi baravugaga ngo ntabwo urambagiza umukobwa ahubwo urambagiza umuryango nuba ariko barambagiza umuryango reka bajya kubyandika muri komantere batubwire reka n'ubu hari aho bikiri kurambagiza igikobwa bavuga cya Paccy gifite ibyiso byiza giseka neza ntakijyanye aba narasigaye icyo gihe iyo umujyanye nyine bumujyanye nyine ariko abenshi barambagiza umuryango reka turebe impamvu imwe zimwe zituma abantu bagiye kugenda basaza barenga imyaka yo kuba bashaka nk'uko kera byahoze batarashinga urugo ni ukubera iki ni amahitamo asigaye yaragoranye amahitamo yaragoranye si ibyo nkubwira abeza babaye benshi ukavuga ati ninjya hariya uriya se ndamusiga hehe nimfata uyu uriya se arasigara buriya first impression ishobora gutuma ugira umwanzuro ufata first impression ubwo ni ukuvuga ngo ukuntu ubonye umuntu bwa mbere se yego uburyo umubonye bwa mbere uburyo yifashe donc byose birakonta bamwe bakavuga ngo serivisi kuzibona byaroroshye izihe serivisi z'akasamutwe basobanurira abanyarwanda izo serivisi ni izihe kera ubundi gushaka umugore kugira ngo umuryango waguke ariko imibonano mpuzabitsina hose biri easy kubibona bamwe bakaza bakavuga bati no si icyo ngicyo ahubwo ubuzima bwarahenze kera ba data bari bafite amasambu bari bafite ibintu yego none ubu ngo muri Kigali n'inzu zahenze noneho ingendo byarushijeho kuba ikibazo impamvu zigiye kuba nyinshi ese birakwiye kwitwaza ku mpamvu za situwasiyo y'ubuzima ukaba wakwegezaho igihe cyo kuba washaka cyangwa wakora umuryango nkubwire buriya ibintu ku mugani wawe byarahenze nanone kwiyangaja mu kintu udafite ubushobozi cyangwa se utari kuba uri capable yo gukora ni amakosa sibyo banyumve neza kwiyangaja kuvuga ngo ugiye gushaka utari tayari ese kuba tayari ni gute Paccy ahubwo niho nabaza nkaho utarashaka kuko njyewe nashatse ndi tayari niyo mpamvu nakuzanye ngo tugire inama tugire inama n'abakobwa bari hari hanze bavuga bati ariko niwumva afite iki adafite iki
uwo nguwo mwakubaka. Numva adafite iki afite iki, uwo ntibyakunda. Nk'ubu nta kazi mfite, umutipe wenda dukundana nawe nta kazi afite, sibyo? Yego. Kubaho turi gupfundikanya. Gusa ushatse kumbwira ko abantu bose badafite akazi batabana? Ni urugero ndi kuguha. Barabana cyane bakagera bakanakabona. Aha nibyo dushaka kutubwira. Nta kazi, nta n'ahantu upfundikanya byibura ngo ubeho nabi ariko ubeho, sibyo? Ugahita uvuga ati reka nshaka umugore. Uramushatse muri ubwo buzima bugoye. Buriya niba ari ikintu nabonye kihenda n'umwana, murabyaye cyane nyuma y'igihe runaka ajemo umwana, mu gihe runaka muriyongereye murikubye, nta kazi, nta donc bwa buzima bugikomeye. Waravuze ati kamfe gushaka umugore. Ntago gushaka ni projet nk'izindi, n'umushinga wicara ukawiga, sibyo? Yego. Usibye ko hari n'abatabikora bitwaza icyo kintu, ntago bari tayari, nyamara n'ubwo bushobozi babufite. Abo niba ubushobozi mvuga ntago mvuga ubwa mirenge. Nese urugero ntuba mu nzu wishyura, yego, ntiurya se, ntiwitunze, n'abandi bose bararya. Nyine nibyo mvuga. Urarya umeze neza. Ubu namushaka bikemera cyane. Uzi impamvu aha uri nturi mu kazi se, turi buhavuka ajya no mu kazi se cyane rwose. Ukubayeho byakunda ko ubwo buzima maybe ububanamo n'umugore, sibyo? Wenda muretse kubyara cyangwa se mukanabyara n'umwana akabaho muri ayo make. Ariko none hari n'abadafite natwo dukeye. Niyo mpamvu nakubwira ngo ugushaka ufate mu mpande zose. Yego. Ni umushinga nk'uwundi, ntabwo ari ikintu cyo kwirukira. Rero abatinda kubera iyo mpamvu njyewe ndabumva, ariko n'abatinda bitwaza icyo ariko atari cyo gihari. Ahubwo uri kuri kote, ndumva uri kuri kote y'abasore, uvuga uti mbigiyemo sindakomera, sindagira ubuzima runaka bufatika. Noneho tujye kuri kote y'abakobwa. Urambwiye ngo ndi mu kazi, hari ibyo ntarageraho. Yego, ni byiza, ni nabyo, hari ibyo ntarageraho, ariko hari n'ukubayeho utagize icyo bigutwaye. Ese wa wundi urishuwa yuko azemera kwemera bwa buzima ndimo? Utazabwemera ni wa wundi nyine ubundi ugeze ya myaka yahita twavugaga y'ubukure. Ariko nanone hari abatagendera kuri ibyo, sibyo? Bakeya ariko barahari. None se Paccy, ndashaka kukubaza, ni gute umukobwa yanyangira ko twakwiyangaje, andebera mu ndorerwamo y'ubuzima mpagazemo ako kanya, ariko akemera ko mubana mukomezanya? Akemera ko aza rimwe na rimwe akarara, tukagira ibyo dukora, agakemura ibyo bibazo. Kuki atavuga ati reka mpagume dufatanye buri munsi? Yego. Ako wamugezaho iyo projet ngo hoya usanga ari ukubera iki? Kuko hari igihe umugezaho igitekerezo akavuga ati akagukarikira, akabona ntago biri kuvamo, kandi mu munsi umwe 2-3 yabyemeye ko muri kumwe. Nimba bashije reka nkubwize kuri Jerry, uzi ko iyo mwamaranarga n'umwaka n'imyaka 2, ariko hari igihe batakubonamo future husband yifuza. Why? First of all, ukora bimushimisha byinshi, ariko abona akantu kamwe ndo utari responsable ku kintu runaka. Mugisha, wumvise impamvu wawe ndatakwemera ngo hari ahantu ngo utageze? Ntabwo ari byo mvuze. Nyine mu kumushimisha ntari ibyo adakora. Mana yanjye, numvise nabi nsubiriramo. Satani mvira mu mwana, mana yanjye. Satani mvire mu mwana. Ariko Paccy jya utanga amakuru neza. Abafana njyewe ntanga amakuru neza, ariko hari ibinyarwanda njye ntajya mvuga. Yego, ndabyumva. Nta kintu mvuze. Sawa, bazabyumva. Icyiza nuko bazi gutandukanya ijwi ryanjye n'iryawe. Yego, which is good. Yes. Navugaga ngo ushobora kuba akubona donc ukumwereka none ako nukumwereka none n'ubundi akabona udashobotse, ariko akaza akaspendinga wa munsi umwe 3. Akaspendinga akiri kukwigaho, kiriva ati wenda akakana gashaka kuzahinduka, wenda finally akazasanga ku kantu niko kabi, ntago ashaka kugasiporta, sibyo? Kandi nanone kujya mu kintu nk'icyo umuntu muzabana mu buzima bwawe bwose ukavuga ngo uri gupfa kwiyangaje kwera ngo azahinduka, buriya biragoye ko umuntu mukuru ahinduka. Ubusaka kanya benda kukurema mu ndi muntu, ntawe cirira imbwa ikuze, ntago benda kukurema mu ndi muntu. Anyway, no muhungu yambaye akabodaboda keza, nizo bita bodaboda. Okay,
izi bazita iki? Ni ishuzi pe. Abantu bafite uturenge dutoya baratomboye. Ni keza gafite n'ibara ryiza. Shyiramo turebe. Njyewe se ugiye kwangurira? Nkakugurira kandi gafite wow, sureba naho uzatugure. Okay, kara akanyuzemo. Ubona iki kibazo rero cyazarangira gute? Nubwo ubuzima bukomeje guhenda nta na rimwe buzamanuka, bwo buzajya bugenda bwiyongera. Ikintu gihari twese twige gukora, sibyo? Washaka kukureba nkabona wenda hari uko nkurusha ubushobozi, sibyo? Ariko nyamara uri umugabo uhamye, uri serieux, donc uzi no gukora, wenda nuko ibyo uri gukora bitarafatisha, bitarakunda, ako wenda ngiye byarankundiye. Birashoboka kuri ko mwe biba biri mufatanyije mwakubaka ikintu kizima, byashoboka cyane. Ako ntabwo byashoboka utagihaye amahirwe, bisaba ngo ubanze umuha amahirwe, ugerageze urebe ko bikunda. Mahirwe rero twarayabuze, hagira umpa amahirwe n'ukuri. Batambutse yerekwa. Batambutse yerekwa. Batambutse yerekwa. Aba bakobwa n'aba basore b'iyi minsi, ibi byose twari turi kuvugana kugira ngo turebe ko umuryango wazaba muzima kandi It's okay. Urumva ubundi bikaba bihagije yuko umuntu yashaka akiyangaje. Ni ibiki biranga umusore uri ready kuba yashaka, yakwiyangaje kandi akabihagararamo neza, akabone nubwo yaba adafite bwa bushobozi umukobwa ashaka. Kabone nubwo umusore yaba adafite ubushobozi umukobwa mushakamo. Ikikumugaragaza ni uburyo muganira. First ibintu byose ubundi bibera mu biganiro. Akibyo biganiro wari wakundana n'umutipe umwaka umwe 2 3 mukajya no myaka 6 7 mugikundana. None se wujuje imyaka y'ubukure nawe arayifite. Ubwo bushobozi mutegereje n'ubundi uri kubona nta kiyongeraho. Niyo yarahembwaga iryibiri n'ubundi ni iryibira ahembwa. Ariko ndi umukobwa akavuga ati muri uko nyine ngewe nta kibazo twabana. Ako umutipe ukabona mu biganiro byose mugirana gahunda yo gukora ubukwe ntayirimo. Donc yo kukugira umugore ntabwo irimo. Abi wabo barakuzi. Reka ibyo birumvikana, ni inshuti byose mwarabikoze hose barakuzi. Reka turebe umutipe uri muri Kigali ahembwa 100,000 ashaka kwiyangaje. Biragoye. Tunga urugo muri aya mafaranga bijemo. Ntiharimo abatayageza kandi babayeho. Babayeho bate? Bishyiremo bijemo mu ijana babarira. None se ariko ndumiwe. Bishyiremo mu ijana. Ntabwo byakunda mwana. Mu ijana se urumva byakunda. Urumva ikibazo mbajije ngo mu 100,000 ngo watunga urugo gute? Ntabwo byatunga urugo. Uzi ko 100,000 ari abo byishyurira inzu, bigatunga urugo, bikishyurira abana n'ishuri. Bakarya abana bangahe ubwo? Bakaryama. Abene abo bantu bafite abana benshi. Bo babayeho gute? Bo babayeho gute? Nyine sinzi uko niba ari ibitangaza biba, ntago nzi uko bigenda. Gusa nzi ko bibaho. Nta buzi babayeho gutyo. Amubuzi cyangwa se naho wagiye ukahasanga abantu babayeho gutyo. Reka nkubwire, kangiye nivuge. Ngiye nigeze gukorera 100,000. Ubu korera ngaho. Oya. Umva warashatse. Yego. Nawe rero nabibonye ko washatse. Sorry. Umugabo wabahe mu Rwanda cyangwa abahanze? Kubera ni ikibazo cy'amatsiko tureta dukomeza. Ntago abigoma. Abigoma. N'uwi wacu. Aza muri weekend. Ni ibyo nakubwira, ngiye amafaranga narayakoreye. Ariko byangaga kuvamo pe. Wabaga mu rugo cyangwa nabaga muri ghetto. Nishyura ishuri, nigaga muri kaminuza, transport, kwiyitaho, kurya. Nanjye ubwo nabagaho mu bitangaza. Aho nakoraga ubwo nacungaga ama overtime kugira ngo mbone iyo transport. Nkibaza noneho hajemo umugabo, umwana, byagenda. Wakoraga iki nkubwira hana amafaranga yavaga? Mvuga nakoraga mu Rusimbi muri 40bet, abantu twakoranye. Hariya ntago nta bantu babamo bayatanga. Babandi nta babamo. Ngahibaze. Hariya ntago babamo ni mu baribwe gusa. Ni mu baribwe. So nibaza rero n'abantu bayinjiza muri ubwo buryo kandi ari buze mu kwezi ugashyiraho abana kwishyurisha. Wenda harabiga mu bigo bya leta birashoboka. Kurya, kwishyura inzu, ukavuga ngo ubayeho neza nawe. Ntago kubaho neza ntago byakunda, ariko kubaho. Ariko se kuryo yagira inama umusore uhembwa 100,000 ngo ajye gushaka umugore? Niyo naba mpembwa 5 se nashaka umugore. Thank you.
ntago tubabwiye ngo ntago muheri mvuze ayo mpembwa mvuze n'urugero ntago yambwiraga ngo gerageze ngo bivemo ntago ngewe namugira iyo nama oya ntago byakunda pe ntago twese wenda ubuzima bwacu twarabipanze kimwe cyangwa ntago dutekereza muri iki Kigali ho ntago bikunda byibura mu ntara wenda byapfa gukunda ko haba wenda haba amazu 10,000 cyangwa 15 mu ntara hatari mu mujyi ariko kuko mu byaro nyine bya bindi bigihendutse ubuzima bucyoroshye ariko i Kigali ibiryo birahenze transport irahenze nta kintu kidahenze i Kigali nta kintu na kimwe kidahenze ngaho mbwire ngo 1,100 uzashakamo umugore ubyare abana ntago bikunda Jerry umuntu twiganye ubu agiye aragira ngo ndamuvuze ntago muvuga izina ari umuntu twiganye akorera 60 ku kwezi afite umugore n'umwana yishyura n'inzu tuye he inaha Kigali uragira mvugana tuye n'umugore ntago atwara se nibaza ko buri umugore akora nibyo navugaga ngiye mfite umushiti wanjye turi n'inshuti rwose uretse ko hari harashize igihe nyine tutabonana ejo bundi twahuye ambwira ngo afite umugore n'umwana kandi arakodesha mu mujyi wa Kigali nagize amatsiko nyine yo kumubaza tukora iki arakimbwira baguhangaye 60,000 narumiwe ndagenda ariko ashaka ko ahembwa 60,000 ku kwezi ariko afite wenda udufaranga akoraho twa buri munsi ntacyo nzi nyine nibyo ntago ikintu akora kimwemerera no kuvaho ngo ahava mu masaha ya pause gusa urumva rero bya bintu wavugaga gukorera amafaranga make wayakorera ukabaho ariko ikitashoboka nta sinkeka ko abayeho kabyifuza oya natwe twese nako n'abandi bose hari igihe utabayeho nk'uko ubyifuza cyane ako byibura unyuzwe sibyo bati uko biri uhima biriya bintu uranyurwa wihingamo kunyurwa tuni waba utanyuzwe ariko ukabyishyiramo kuko utabyishyizemo ni handi usanga wibye wakoze ibindi wasara niyo mpamvu rero Jerry yamubwiraga ngo ntago 1,100 nagira inama umusore wo muri Kigali kuyashakamo umugore ntago nanjye biba bigoye ntago nayimugira nawe ubwe wenyine nibaza ko biba bimugoye ngayibaze hajemo abantu bangaye reka dufate urugero uri umusore wowe ku myaka ufite ntazi uri umusore ni nk'amafaranga angana gute waba ukorera kugira ushaka umugore rero reka nkubwize ukuri hari ukuntu tuvugisha kuri abanyarwanda bakadutuka yego amafaranga byibura nahumiriza bati n'ubundi ndabona imyaka iri kugenda kandi wenda ibyiza biri imbere ariko nabwo nk'abafite umugore ukora wenda wiyinjiza nk'ibihumbi nka 300 ubwo ndi kuvuga ubuzima buciriritse oya niho byivugiye byibura umugore ahembwa 300 wenda wowe ugahembwa nka 500 kuzamura abo bashobora kuba i Kigali ko mwaba mu nzu y'itanu ngize ikibazo karya mukaba ukora iki ndi mu YouTube wa muntu ni umukire mwana Jerry wa muntu ni umukire YouTube yawe yitwa ngwiki ibaze ko utanahize nawe ndi umukire buse yabizwe ute nkaba ndi umukire oya ariko biratuma nyimenya ni Queen Paccy official nkora ibintu byinshi Queen Paccy ndayizi Queen Paccy official nanateye ko ntago nari nateye comment tuyu mugore ni mwiza ariko ntago nari nzi ko ari umugore ariko ntago yayimenya ninjiramo kigegera ni za account zacu kuko atazagira bazi ntago wabona ko ari dynamic nzabo kigegera okay naranditse ngo uyu mugore ni mwiza njya kiraho udutima ariko wanga no kunsubiza oya kiraho udutima ubuse uvuga ati nawe ndaza kujya mukara umuntu wese yambwiye ko ndi mwiza cyangwa ko nkunda nsubize banakubwira ko bagukunda ntabwo nkunditse se ko bigutunguye ubasubiza ngo iki nanjye ndabakunda nuko nashaka kukubwira ko ngukunda nanjye mu nawe ndagukunda Jerry uranyemera nteretire mu kiganiro arashimuse dore ngiye no kuguha titre ngiye guteretera mu kiganiro cyane none gukunda umuntu se no gutereta ngewe ngukunze ndagutereta ubu nta gitsina gabo ukunda igitsina gabo ngikunda bisanzwe naho igitsina gore ntabwo ari bisanzwe mana yanjye nuko umuntu ari inyuma ya kamera ngo umure ari kubabeshya nta n'umuntu nzi reka amabare n'amatsiko na Instagram abantu bajya ku stalking uriya ni petit frère singe yego
nta foto yanjye nimwe bazi. ubwo ngayo nguko bazakubona ariko kireka nkawe umbonye gutyo umfotoye. hari abantu hari ukuntu uhita ufata agasinapu kihuse. Telefone yawe iri kure. Kanjye ntabwo njya niba amafoto. For what? Ese ntabwo bazi bari. Impamvu ko ntari paparazi se cyangwa amarazi. Reka ibyo tubyihore. YouTube yakoraho ibiki Queen Paccy official. Ndaganira nk'ibisanzwe nkora. Amabanga ye. Hari amabanga bita w'ikigeri. Uko zubakwa. Aya. Nagushyiraho ko byubakwa. Ntago ndi shangazi. Nshobora kugacishamo nk'akanama ariko ntago ari inyigisho ziri kuko nanjye ubwanjye nta experience ihagije mfite ku buryo naza kwigisha ibintu nk'ibyo. Nese nanjye wazantumiye. Nzagutumire kandi utajya ugaragara. None se nakihisha nakambara agapfukamunwa. Sibyo n'ingofero. Bani n'ingofero. Hari ubwo bamenye wari. Ariko ngiye tuzaganira ko zubaka. Kuri chaîne yanjye. It's okay. Ni content zacaho ako kanya gusa duhite dukora. Nari bitwaye iki? Ubwo ufite uko zubaka urabizi. Oya wavuze ko nta experience ufite. Ntago ihagije. Ntabwo ufite imyaka myinshi. Sibyo? Sibura turaza. Ariko sinamike. Nyivugira kuri kamera. Ariko njye mbona abakobwa n'abagore batinya kuvuga imyaka yabo no kubera iki? Nawe ugiye kubiti. Oya njyewe ntago nayitinya kuko mfite imyaka 29. Uzi ko nduta. Numva ko nshaje. Ufite 29. Mfite umwana w'imyaka 10 n'undi umwaka umwe n'amezi 6. Nanjye itavamo mba mufite w'10. Itavamo. Cyangwa nanjye mbanze nkureho ya corona twamaze twicaye. Oya kandi muri corona aribwo hahiye aho. Ntabyizi. I know. Yeah. Uzi ko aribwo muri corona hahiye. Urumva rero ntago maze imyaka myinshi nubatse ku buryo najya kuvuga ngo zubakwa gutya. Niko zubakwa ngwiza. Ubu twakicara content ari uko zubakwa tukanamenerwa kumenya uko zubakwa. Wenda twakoze na research. Sinibaza ko twabura ibyo tuvuga. Ntago twabura ibyo tuvuga. Ahubwo nshaka kuvuga uko ngewe numva ibintu cyangwa uko mbibona bitandukanye wowe nuko ubizi cyangwa uko ubibona cyangwa nuko abadukurikira babibona. Se mu magambo yawe make rwose atarogere no mu masegonda 30. Wowe ufata ko zubakwa gute? Wowe ufata ko zubakwa gute? Umva da uko zubakwa nyine bitubona ku mihanda zirara zishya bwacya zikazima. Zirara zishya bwacya zikazima. Thank you. Ngo nuko bimeze kuri iyi mihanda. Nawe zirara zishya. Zirara zishya bwo nabivuga kuri kamera. Oya nta buzi babivuga. Izi wanjye ntago zirara zishya. Niyo zaraye zahiye rero ntago nabivuga gusa ariko nta nubwo zirara zishya. Ariko nta nizibana zidakomanya amahembe. Ibintu ngiye kuvuga ubikate. Hari content yakwebye ndi kuyimwinjizamo gake kandi birarangira yigeze babarira umureke. Ntayo mvuga. Ntayo mvuga ye. Nicyo ushaka kumbaza nikimbwira. Nyine ndimo ndakubaza tu. Ntago urasoza kunsubiza uko nasoje navuze ngo zirara zishya bwacya zikagira ute? Sinanyuzwe. Ntago wanyuzwe ushaka kunyurwa se gute? Nyine shaka ko umbwira ati nyewe zubakwa gutya. Ntago bikunda. Ntago bikunda kwavugira kuri kamera. Ariko nawe ntago ari shyashya. Nakubwiye ngo ntazibanya zidakomanya amahembe. Usibye n'ingo. N'ishuti cyangwa abavandimwe hari utuntu mupfa ariko tugakemuka. Wavuze ngo azikuririmba kandi nzi ko abantu babe ari bo bazi kuririmba. Jerry yavuze ngo zikuririmba. Yabikuye he? Ikintu nabonye cyo ko biri kose Jerry muri inshuti. Yego. Waretse kutuvangira muri inshuti. Turakorana. Muri inshuti. Turakorana. None se abantu bakora niba bagomba kuba inshuti kugira atazamwe umwuka mubi. Bon. Ntacyo bitwaye ariko ko ari umwana mwiza se. Urumva ko rero kuba mukorana abizi ni umwana mwiza. No umusore mwiza. Umwana mwiza turabazi. Ibyo ari byo byose arabizi neza ko uzi kuririmba. Azi ko ngerageza. Uko yanyumvise arahanze yambonye.
ntago nzaho mwirirwe na Jerry na ntago ari hano kuko ndahaza cyane nibazwa nanjye rwo nkikubona urumva njye sinya nzamuka hahandi hejuru nanjye sinya nza hano ubundi namanukaga ngenda you see niyo mpamvu tudahura ubu rero kuko wamanutse nanjye nkaba nazamutse twageza turahura ako do nahambarizwa nahamumuri ntago ndanyurwa ari ukuririmbye kandi wasanze namaze kuririmba kare ntago dusubiza ikiganiro inyuma ntago dusubiza ikiganiro inyuma sindaririmbiye mbwira indirimbo ushaka ko nkuririmbe ahubwo weririmba indirimbo ukunda kuririmba iyo uzi neza uvuga ati iyi ndayikoma pe na nyirayo ku buryo gospel ntago ushaka gospel mwese twese turazizi buriya naririmbye gospel ririmba twumve ndirimba muri sande shashe naririmbye gospel ibyawe byose wabita ukankurikira tukigira mu rusengero ushaka izihe ndirimbo se gakondo ndashaka secular uraririmba secular ziwacu mu Rwanda ziwacu mu Rwanda suko nkunda nyinshi ndamenya babarumbwire uraririmba imwe mu Rwanda aryo mugabo n'umukongomani yego uririmba imwe yo muri Kongo byose ubishyize hanze ntabwo bishyize hanze cyari ikibazo cy'abatsi ubishyize hanze yari ikibazo cya mugabo n'umukongomani arasetse mufite amafaranga arihe ibyo ari kubona ntayo ndi kubona ariko birashoboka niba ntari kubona ubwo ntaya hari ko aravuga bro aho amakuta ari se havugara nayabonye ndaceceka wabonye hese nayabonye uraririmba imwe muri Kongo nayitura umugabo wawe uririmbe na country music imwe gusa buri imwe urafata amasegonda make wambaye ukambwira nkayide basi ko mba mfite ibintu byinshi mu mutwe by'ibiririmbo byinshi nkayide indirimbo nini ya Knowless iyo ari yo yose aragerageza imwe gusa kandi ubwo ndamufana ariko indirimbo ze zise zinyibagira nari mbizi ko umufana barabimbwiye bandese oya barakumbwiye naho isi yose yakwanga n'inshuti zikagenda nzaba mpari umugabo wawe mfite ikinyarwanda ntacyo bite umeze neza ikinyarwanda wange ni mutoya ariko azi bite mumeze mute ibintu uririmbye ntabwo yabyumva kereka nsobanuye abantu b'ibyihebe b'ibirara babaho cyane ikirara n'ikihebe ninde ni wowe ngo ntago kuva nabaho pe nabanzi bizi abantu ntabwo uragira ukunda se ntabwo uragira umuntu ukunda mbese sinagukunze akashangiye ndeka biba bikubwiye niyo yabimbwa actually ngo aranyanga it's okay unyanga nanjye ndakwanga ntabwo nagukunda unyanga ngiye noneho kunyanga ariko bankunda nanjye ndabakunda ngiye noneho kunyanga mpita mfata rwango nkarukuba na infinitive benshi bagukunda ukuntu ari benshi barutisha abo bake banyanga kandi nta uratinyuka nta uragira ubwo butwari ngiye mbyita ubutwari ngo facing ambwiye ndakwanga bose bakubwira ko bagukunda n'abanyanga ubwo barabiruhana mu mitima yabo birabareba bose barakubwira ngo bitandukanye nuko ngukunda ari ngiye nshobora kuba ntakubwiye ubwanjye nshobora kutabwira ndagukunda nkwanga sinkubwiye ndakwanga ko sinakubwiye ko ngukunda nkabiceceka kubera ko nimbika ayo makuru nta kintu kukubwira ko nkwanga se biragufasha iki nk'ubu wanyenze ariko ntiwabivuga ntabwo nakwanze kuko wanga se twapfuye iki rero uruzi ko wanga umuntu mwagize icyo mupfa yego cyangwa se ukamurira gusuka ku mugani wawe ushonje barabona babashonje banga abantu from no reason ariko ngewe nta nzara ngewe mfite ntabwo so nakwanga kukwanga umuntu gutyo ngo ndakwanze kera nkikiri umwana niga primaire hari umuntu nabonaga inzoka ikanjya nta n'icyo dupfa ari umwana nyine yari umwarimu ariko yari umwarimu ariko ubu ntabwo byapfa kuvamo ubu wapfa kureba umuntu ukavuga ndakwanze gusa se ngiye nta n'umuntu bibaze ko nta muntu nanga ubaho rero abo bantu bameze gutyo ni hatari anatinyitse akavuga ngo ndakwanga akakureba pana muri commentaire cyangwa kujya kubivuga hanze akavuga ngo ndakwanga wose uriye se ngo umukunde nawe ujye utumbwira ati me too
oya uretse ko ntabizi niba hari abantu banyanga nanjye ntawe urabimbwira mugani wawe ntawe uragira ubwo butwari ariko ngewe nyanze mbikuba infinitive shaka kwanga ibaze ko nyine tu mba nkubona ndi no kukwanga none se umukundira iki kandi yakubwiye ko kwanga nawe yakubwiye ko kwanga urinde wo kumukunda kandi akwanga oya ntabwo bamukunda ngo bikunda ntabwo turega Yesu wenyine cyangwa Imana niba bonyine bashobora kwihanganira ibintu nk'ibyo dusoze warambiwe ahubwo ni ubwa mbere nakora ikiganiro kirekire gutya ngewe noneho twavuga tukagera abanyarwanda baraza kumbwira ati uwo muntu wasimbuye Jerry ninde azagaruke cyangwa ntazagaruke niba ashaka ko nzagaruka yego baraza kubitubwira muri commentaire ariko simvuga izina ntiwivuge ni ngombwa se baze ko nawe utanze ndarizi nitwa nde ndivuge kandi itari ngombwa ndarizi ariko ntabwo ndivugira hano kubera impamvu zawe sibyo ntabwo ari impamvu zanjye nta mpamvu n'imwe ihari yanjye niko wabihisemo niko wabihisemo kandi ntacyo bitwaye si nabyo byiza rata ntacyo bitwaye uzi ukuntu biba ari byiza biba ari byiza sha uretse ka kadefu ka nimero ibaho hariya nimero ibaho hano hawe yewe njye ntayibaho shaje bo niho narababwiye ngo bajye batubabarira ahubwo babikuba gatatu njye na nimero yanjye ibaho nigeze kwishyira mu biganiro byabanje ariko ubu ntayo ngishyiraho ibyo byabanje se bagiye kubireba nta kibazo babireba niba nayikenera bazambwire nyubahe ikeneye ariko si nkeneye iyo ushyira hano iyo nshyira hano ntabwo ari njye uyitaba hari undi uzakwitaba ntabwo ari yumpa njyewe njyewe urampa nimero yawe okay kandi ndakurikura uyisevinze nanjye nyiseve bitwaye iki kandi wongereho n'akayemoji emoji se yiki y'umutima ngo y'umutima wallahi ariko hari ibintu tujye twomeza byoroshye mu by'ukuri kuba ushobora gusevinga nimero y'umuntu ugashyiraho agatima bitwaye iki njye nta kintu na kimwe byangije iki se ubundi kandi ku mukobwa nshobora gushyiraho umukobwa nkahita ashyiraho agatima ariko nk'umutipe w'inshuti yawe washyiraho agatima bikaba bibaye intambara ibyo bintu ni iby'abana buriya narenga resitora yo mu bwana ntabwo ari iby'abana kankubwire n'abantu bakuru none se kankubwire umugabo wawe hari umutima kuri nimero yiwe ubitinzeho uvugisha oya ririho uriho urishoba ko nawe uriho yego ni wowe gusa uriho ntago mbizi kako sinyanya muri telefone ye byero roho nkundana n'umuntu agafata telefone yanjye ntari kugifata ariko kumbwira ibyo wabonyemo buriya nicyo cyaba ikibazo erega uri umujura buriya nta hantu butaniye n'umujura ntabwo biba ari ubujura ni ubujura kuki nshobora gufata telefone yawe nkajya kurebamo ibintu bwihishwa kuki ntabireba turi kumwe se none se niba nabanje nkabikubwira wenda nkundanye nawe pa ariko ubwo twaba dukora cyane naba ndi nshoreke naba ndi iki ariko umugabo abinshoreke ihabara nakubwira ati telefone yanjye nuyifata ntaribi ariko ni yanjye uri kumva icyo kintu telefone ni yanjye wowe nuyifata uraba ufashe telefone yanjye ntabwo uzi uburyo uri buhuriremo nabyo ni ibibi gusa ni fraude nuyifata wowe ukaza kumbwira ibyo wabonyemo ni amakosa icyo gihe wowe urabyirengera nta nubwo aba agomba ariko kubikubaza mbere yo kujya kubireba se yakubajije nicyo kibazo ararutihangana agahita aza kubikubwira akanaza none yabaye intare yari intama nta mpamvu tujye tuba abakuru tube n'abasirimu telefone niyo umuntu ku giti cye oya tujye tuba abasirimu kuba abakuru ho ntari tujye tuba abasirimu ahubwo ni kuko nibwo busirimu bwa danje reka dusoze mwakoze kubana natwe nibakubwira ngo nzagaruke twashyira ubushyitsi bushyashya uri inyuma ya kamera ariko murumva uko aganira neza ubwo azagaruka nimumukunda ego baba rero ciao umwana w'imyaka 13 Elise ngiye wakureze ejo bundi nigikoma none utangiye kureba kundeba ukabona